byose byabaye crane yewe ni ibibazo reka nigene nakunda ariko nakone byagenda. Okay. DJ Crew #1. Ubumuntu mu bantu bana bakuru n'abatoya muberane birabura ubumuntu buganza no mu nganza bubingangaza ingenzi tuburirimbe. Erega nibyo bidukwiye ubumuntu yema ubumuntu biranga intekerezo bijya mu mutima ubumuntu yema ubumuntu reka mbivuge mbibwira n'abatabizi ubumuntu yemwe mama we ko gaciro kacu nk'abano I only live when I am without us. I can't stand alone. I can't. Murahos. Urabese ko ndamwese mutagiye guseka. Nyereka ubumuntu ducaneye ubumuntu nibuganza mu bantu. Murahos. Urabese ko ndamwese mutagiye guseka. Nawe inyuma uri kunyumva neza. Okay. Ngiye kunywa inzoga yanyu nsanze yashize gusa. Baruman. Baruman ngo yayigibuse koko. Ahubwo nzi ngo ni telefone. Nazo mutangiye kunseka mwana bagenda bitabagamura. Rero kangwereke. Nigeze kuba ndi kugenda. Ije kuro. Ucyuma kimeze neza. Ubwo ndi kugenda ngeze mu muhanda. Umuntu aramwe ngo roye bizaza. Ni karame boss. Umuntu ari kunya. None harangije. Ngoye bizaza ni karame boss. Ngo bayo tuvugane. Honestly, ngo kwinoze zandi. We cyashizemo ikibazo cyane. Nose mundasaba h'ikibiriti. Nyabuneka. Wamaye ku kibiriti. Umuntu kusakoze nyuma. Yaje tugakora umuganda basi niba yabaye umugizi w'umudugudu akatubya tukabyukira mu muganda. Mu gitondo n'umuganda nose uri kwigusakoza. Okay. DJ Crew #1. Ubumuntu mu bantu bana bakuru. Ubumuntu mu bantu bana bakuru n'abatoya. Aramwe ngore bizaza. Nginoze zandi. Avuze ngo zandi. Nesuro jya mu migenzo. Ngambwira ukuntu zakuriye rero araza ngo biza ngo zandi. Ngone abane se ko ndagiye gukuramo amapantaro mo kabyara mwe ndabigenza ko mukarangije ngiye ngo nasinze sangwe agacupa kamwe narifite ubu kuko unasinze umuntu agiye muri kabari maze kujya muri kabari akugurira agacupa kamwe gusa nkuguriye icupa nose kugurira icupa rwunguriye inzoga yambwira na kunguriye icupa rwunguriye inzoga ngo bizambo bamugura agacupa ugiye kungura icupa rya Primus irya mixing ako nawe unguriye inzu ndije kungana bose unguriye icupa unguriye inzu ariko mana ngo bizaza ngo no mukore yagaye umugabo usanaso ubaze wanyu nawe twatugeze handa arambwira ngo akoso umfashije ukamba basi ukangura nk'agacupa kamwe yako twari kiko wanguye agacupa kamwe basi mfata kagura $800 byonyine rudo nararangiye ubwo natugozandi no onda mwese musakose mujye mugabana ibigori byarabuze no murasetse gusa ibigori bireze turi mu kwashuri nawe nabigori byera urukumva
nakwiyembyera rero mwemuka nuko ndangije nagenda ngo ubwo rero ngo iminoze zimaze kundya ngo zandiye ngo napfuye none ubundi wishimagura gutyo ubundi wagira ngo ngiye bizaza uko bimbwira ngambwira ikintu ngiye kugufashamo ambwiye umugabo arangije arambwira ati rero telefone yanjye nayibuze cyajya ntahamagaza kimwe yambwira telefone icupa uretse muri tayi bigoryi icupa rihamagaza umuntu nandi kujya mu magacupa n'inywere mwabantu ntabyo kuvangwa nuko arangije nuko ibyo bimaze kuba icupa nyine ubwo bararihamagaje ndariwe reka mbabwira kandi kantu gatoya umuntu agiye kwa muganga ageze kwa muganga ati muganga undi muganga ari kuri telefone aro Manchester ngo yatsinze mugamba bari kuko igifu kimena none se nizere ko amafaranga na betenze ari yatsinze yatsinze na muganga bari kuko umuntu ibaze nawe umuntu agiye kwa muganga uri kuri Manchester Arsenal umuntu arwaye ubusa bihuriye mu kabya kwageze ngo serivisi nziza kwa muganga ngo serivisi nziza none ubona kandi umuntu agiye kwa gitifu ariko niba gitifu ntibanyumve nabi gitifu hajya ni w'akarere ka Mwezi ntabwo mvuze akarere ka Nyagatare oya Nyagatare gatanga serivisi nziza ariko ngewe aragiye igeze kwa gitifu araza umukecuru ariko nyamukuru agenda ndana ariko nyamukuru agenda arangije ageze kwa gitifu aratse ariko nta mituweli ntibanze none usojya mu bigenzo nta na mituweli atanze igihe ugurisha ihene n'abatoya muberane birabura ubumuntu buganza no mu nganza bubingangaza ingenzi tuburiri kagahena bamaye arakumujyaneza yamaye kujya kajya kakudufumbire kugira ngo umegenze gute no gitifu akojya basi yumva ikibazo cye yumva ukuntu amata ngaho genda ngo tuzagikemura kwa kabiri ebazi ibintu byose tuzabikemura kwa kabiri byose ni kwa kabiri 2022 mu kwa kabiri mugira umunsi mwiza neze ko mwishimye cyane noneho ushaka kumpa amafaranga uyama ariko ntayo nagusabye nubishaka yame cyangwa se byo kuba bitanu abo bahanzi bose bande abo bantu bakomeye cyane barumaga barusine abo bose simubazi sinabantu bakomeye cyane ariko nyine amafaranga nuko twatangiye tuyakorera nyine ngaho sho mugira umunsi mwiza oya nitwa njyewe bizaza nyine ako bizaza nyine byo wifuza byose